nukuvuga ngo communication yubaka icyizere aricyo kintu cya kabiri. Nukuri kwishobora byose. Ntureba ko Platini niwe twahereyeho. Ntureba ko Platini ni umusitari yarazwi, niyo mpamvu biba byanasakuje bikajya hanze. Ariko shanshuti yanjye ba data babyaye bangahe hanze. Ushobora gusanga nawe afite abana umugore atazi hanze. Ubundi umuntu ubwo utagiye kubapimisha, sibyo? Wabwirwa n'iki ko abana atarabaho cyangwa ari abawe? Olivier ngo niwe wahamagaye Platini ngo aramubwira ngo ariko wari ubizi ko uwo mwana ufite atari uwawe, ari uwa buriya muri CV ye hagiyemo ko yashenye urugo. Ejo bundi tugize gutya ibihembo byatanzwe bagiha umukobwa witwa Inyambo. Biravugwa ko mu bajudges harimo sheri we. Iriya modoka jewe nukuri ko Imana reka nkubwire bamba barire babyumva. Iriya modoka yari yabamenya. Twongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiranye abakunzi ba GJC Media TV. Twizere ko mumeze neza, twizere ko muri amahoro. Njya nkunda kuvuga ngo niyo waba ubona bitari amahoro, izere ko ejo cyangwa ejo bundi bizagenda neza, kuko mwisi ni gutyo. Kagora bibona gutyo. Byahinduranye. Rero haciye iminsi uzuko Abaswahili babivuga. Baravuga ngo maisha ni kupanda na kushuka. Kupanda na kushuka. Cyangwa se bakavuga ngo maisha ni njia panda. Njia panda. Njia panda. Binamaanisha gani? Roundabout. Cyangwa se rompo. Gutya. Kuko hari ibintu ujye ubona ukabona. Usanga hari inzira ijya hari ijya hariya. Aha. Ndaje mwakiriye turi kumwe. Ndaje nkwakire. Yego ngaho nyakire. Abantu badukurikiranye hamaze iminsi hari ibintu byinshi bivugwa. Nazanye umutumirwa wanjye araje arabibwira, ariko impamvu namuzanye musanze ahakorera ni ku mujyi wa Kigali. Numwe mu bayobozi, ni ku mujyi, ntabwo uri mu bayobozi nenge kugupandisha kwa kundi, ariko numwe mu bantu bazwi muri filimi Indoto, bazwi muri Museke we yari umuhungu wa Rutaganira, numwe mu bantu baba gospel, numwe mu bavuga butumwa bakomeye, akora ibintu byinshi. Byabaye byiza rero ko mwitabaza kubera saga nyinshi imwe cyangwa ebyiri ziri kuvugwa kuri iyi mihanda kugira ngo tuniganirireho. Tugwaye ikaze Mr. Kagame kuri GJC Media TV. GJC Media TV rwose. Big brand kabisa. N'umuntu wayitekereje brand y'abantu kabisa, umuryango hafi 50 na bingahe na bitatu. Kandi bakiyongera umunsi ku wundi. That is a big family. Yeah. Kandi buri wese can be proud to be in, like ukabamwe muri uwo muryango. Yego. Nishema rero. Nishema. Yego, nutarakura ikore. Nayikore, kore like and share. Nubona ibyo tuguha bikunezeza. Dufite filimi nziza, dufite ibiganiro byiza. Munyanukiye murebe ibiganiro tujya dukora na filimi dukora. Nibibafasha ukore like. Ba muri uwo muryango nawe. Yego. Kwa uraho neza. Bamwita Kagame Manzi Juste. Nushaka kumenya uwo ari we neza, andika muri YouTube. Kagame Manzi Juste, uratumenye ibyo ari. Kuri YouTube ni Kagame Manzi official. Prestation yampetiri he. Dore ngiyi hano. Nararongoye mfite umugore mwiza cyane. Nishimwe cyane. Meze neza kabisa. Imana himbazwe. Kagame amakuru y'iminsi. Ndaho. Umeze neza. Meze neza kabisa. Mu mujyi wa Kigali mutushikise. Tumeze neza rwose. Yego. Turanabashimiye mwadushyiriyeho internet ahantu nkaha. Tugira slogan ivuga ngo nitujyanemo tujye mu ngamba, sibyo? Muturage kwisonga buri kimwe cyose. Yego. Gahunda ni nyinshi kandi nziza. Urugo se bimeze bite? Urugo ruraryoshye kubi. Nukuri biragaragara. Nese ko arabavanga ahubwo ngo ingosi zimeze neza, aba Platini barababenze so kubabe ako ni nko kumubenga. Sorry turaseka. Ibintu bibabaje. Oya sharika duseke. Urumva umuntu urumva byabaye mbanza warabimenye. Yego nkuza case ya Platini. Yego ariko nta kidasanzwe cyabaye. Nta na kimwe. Nibiramwiberamo mu umva reka oya ntabwo ari biri ako kwarananiranye ntabwo ari biri atubamo ahubwo
impamvu nari mvuze ngo nta kidasanzwe ariko na Bibiliya ku bantu babyizera Bibiliya iravuga ngo nta gishya munsi y'ijuru nta na kimwe tuzabona yego nta na kimwe tuzabona kiri munsi y'ijuru ni ukuvuga ngo ari ibyamubayeho ni ibisanzwe byabaye ku bandi batariwe uretse ko aho bitandukaniye n'uburyo tubyitwaramo uburyo yabyitwayemo nibyo byateje ibibazo no kuba yenda ari umusari you get ni ukuvuga ngo uburyo yabyitwayemo babyeme cyaba bihakane uri icyamamare yaba muri gospel yaba muri filimi yaba muri seki hari ukuntu uzwi no kwivugira inka kwemusinga shaka ari byinshi yego ni byinshi niba ngombwa turaza nka binga ukoramo akantu bahite babyukoremo akantu bahite babyumvira umunyamakuru uretse umunyamakuru mvuga butumwa umukinnyi wa filimi ukina muri Museke we Mungu warutaganira bisa mukira hanze wari warisha wari uziko ntago ndi bukume ndabikume ikindi ukaba noneho rero MC by professional ukaba n'umu-MC kandi mwiza cyane by professional byatari ibintu nakoze kuva muri 2013 by professional cyane niba ufite ubukwe tugiye kwinjira muri mu gihe cyabyo mu gihe cy'impeshyi ntabwo ari amakwe n'ubukwe mu gihe cy'ubukwe rwose uzaduhamagare ndabizi neza kuba dufite ubukwe bwawe uzagenda neza cyane uremusinga mu makwe urubatse ubana n'umudamu wawe ariko naje kureba kugira ngo simvuga imisingi urayumva ibintu ushaka kubaka ikintu bikagikomeza usabye 5 usabye 3 ishobora gutuma urugo rw'abantu babanye ari ibyamamare rukomera icyambere sibyo icyambere kandi kinakomeye kuganira communication kuganira sibyo kuganira mvuga no kudahimburiwe kubwira mugenzi wawe uriwe sibyo ubwo ni imbere yuko mubana yego noneho iyo mumaze kugera mu rugo biba ikindi no kuvuga ngo iyo communication urihe ugiye mu biki sibyo niyo bitaba gusaba uruhushya ntibabifata nko kumugendaho uye ntabwo ari kumugendaho ariko se gakwa niba twarashakanye nkaba ntaza aho wise no kuvuga ngo nkaba ntaza aho wagiye sibyo ugiye wagera mu nzira ugahurira n'ikibazo najya kumva ngo wagize ikibazo mu nzira cyangwa aho gize ntahamenye nzakudifanda gute kwere ubu kumbwira ngo mvuye ngiye sino kunsaba uruhushya ushobora no kubimbwira just communication kumenyesha kumbwira mvuye hano ngiye Gitarama yego sibyo ngiye safari apana kuvuga ngo ngiye Gitarama ugiye Kibungo yes sibyo hariho kandi ikindi kizabyica ushobora kubibeshya nka gutyo wagira ukagira ikibazo kandi akenshi bikunda kubaho cyane byabayeho ababyibuka neza Nyabarongo yuzura ngo ari umugore wagiye gukora ibintu hakurya ariko ibyo bimenye ute oya namakuru umunyamakuru kuva 2013 urumvaga kwa ushobora no kwanga kubwira mugenzi wawe ikintu ugira ngo araza kubyanga kuko bifitemo interest cyangwa se bifitemo inyungu runaka sibyo bimubwire abimenye niyo we wahaguruka ukagenda niyo watabyumva ufite uburenganzira bwo kumwereka kireka niba ari bibugiyemo niyo mpamvu ugira n'ipfunwe ryo kubivuga ariko niba icyo kintu ugiyemo kuko ari kizima wahita bibwira partner wawe kuki utabibwira mugenzi wawe sibyo ngiye ahangiye muri yes sibyo communication kuvugana uzi ikintu byubaka aricyo cya kabiri ngiyeho sibyo ikizere kwizerana niba umbwiye ngiye kureba Gakwaya i Remera ngiye kureba Gakwaya mu mujyi tugiye gukorana ikiganiro you get sibyo ni ukuvuga ngo ejo akabona koko cya kiganiro cyasohotse sibyo iyo abibonye aravuga wow umugabo wanjye ntabwo ajya ambeshya umugore wanjye ntabwo ajya ambeshya
urimo urabyumva neza. Yego yego. Ni ukuvuga ngo communication yubaka icyizere, aricyo kintu cya kabiri. Kabone niyo nta proof waba utegereje, ukizera ko aho yagiye ari byo yagiye, ibyo yakubwiye ari byo yagiye. Akubujije se? Akubujije. Ubwo icyo gihe yakubujije, sibyo? Ubwo icyo gihe yakubujije aguha n'impamvu, nawe ukamuha izawe, sibyo? Noneho iyo munaniwe kumvikana hagati aho, usigara ureba inyungu. Either icyo naringiye kujyamo nicyo gifite inyungu kurusha urugo rwanjye, ruribemo amakimbirane. Icyo naringiye kujyamo gifite inyungu kurusha urugo rwanjye, rwasenyuka cyangwa tukabana nabi. Yego, bikazana umwuka mubi. Iyo baransinze, wowe ubwawe umenya igifite agaciro, ukigomwa cya kindi kandi nacyo cyari gifite inyungu, ukakigomwa. Nibyo ndakumva. Wabyumvise? Yego. Urabaransinga. Kukigomwa. Kavuga uti ndakiretse, ikiganiro nanjye gukorana na Gakwaya nubwo amaze iminsi ampamagara ndakiretse. Uziko Paulo yavuze, yaravuze ngo ibyarinda mu yanjye nabonaga nk'inyungu, nabonaga nk'ibimfitiye umumaro, byampindukiriye igihombo kubwo kuronka Kristo. Nawe rero ushobora kuvuga ngo kujya kureba Gakwaya byari byiza ko naringiye gutanga, naringiye kuvuga ibyakubaka abantu, ibyakubaka abanyarwanda, ariko niba umufasha wanjye atabyumva, ndi butahe tukagirana amakimbirane, beta mbyihorere kugira ngo reka nkubwire Gakwaya, reka nkubwire iki kintu. Ni ukuri kwishobora byose. Ntureba ko Platini, niwe twahereyeho, ntureba ko Platini ni umusitari yarazwi, niyo mpamvu biba byanasakuje bikajya hanze, sibyo? Iyaba umugabo agakaruma iriya situation, akanabimenya ko byabaye, akavuga okay byararangiye, ariko nshuti yanjye ba data babyaye bangahe hanze benshi, buri ugiye gukurikirana, reka nkubwize ukuri, si umugabo, ushobora gusanga nawe afite abana umugore atazi hanze. Wa mugani yahita tujye tubwizanya ukuri. Hari benshi, hari case nyinshi tuzi. Hari case yigeze gusakuza ejo bundi y'umugabo witwa y'umugore Aline na mugenzi we witwa Bertara, sinzi biki n'ibiki, ya trendinze ejo bundi, sibyo? Amakuru ahari kandi y'ukuri nuko Bertara ntuza Aline yabanye na Bertara, Aline afite umwana, urimo urabyumva? Bertara bimfura amwiyandikaho nk'umwana we kandi ataramubyaye, kuko umwana uvukiye mu rugo ahantu abari uwawe. Nakubwiye ngo tugira ibibazo twese, sibyo? Ibi bintu ntabwo ari bishya, ahubwo uburyo byitwayemo. Buriya reka nkubwire, kuko n'umugore yatabimuhisha ntiyari kubana Platini, sibyo? Yego, sibyo? Reka nkubwire, ubundi se uretse ibi biginga byaje by'intuza bya DNA, sibyo? Bizakora ibintu bisenge imbabi zimaze. Ubundi umuntu ubwo utagiye kubapimisha, sibyo? Wabwirwa n'iki ko abana atarabaho cyangwa ari abawe? Nukuvuga ngo wowe cyokoza wenda yugira umugisha, hari utuntu tuza ku mwana ukabona karo wawe. Ambabarire uriya muvandimwe Platini, ambabarire, ndabizi havuzwe byinshi, havuzwe n'ibindi, jewe ntabwo ndi buburanira, sinjya kuburanira umugore n'umugore ntawe nzi, kesi ndayibona kuri, ariko analysis zanjye jewe mu bitekerezo byanjye ntabwo ari kuri nari gukemura ikibazo. Dore ukuntu ari kugikemura, nari kumenya ko umwana atari uwanjye, nkasaba mbere na mbere no kujya gukoresha DNA atabwiye umugore, ni icyaha. Bano kuri ibyo yenda simbizi niba iyi kesi narayumvise nk'ukwiri, ngo umugabo Olivier ngo niwe wahamagaye Platini, ngo aramubwira ngo ariko wari ubizi ko uwo mwana ufite atari uwawe ari uwanjye, ngo bituma bajya gupimisha, sibyo? Bagezeyo basanga umwana si uwa Platini, sibyo? Ni uwa Olivier. Nari kwegera Olivier nkamubwira one, sibyo? Reka nkubwire Gakwa ikintu gitangaje, iyo washenye ndakubwiza ukuri, iki kintu ndakivuga. Iyo biza birafasha abantu, birafasha gukurikirana. Iyo washenye, sibyo? Tutitaye ku makosa ngo n'umugore cyangwa n'umugabo, icyo twebwe tureba society, umugabo urugo rwamunaniye, ni nicyo tureba, niko bireba, sibyo? Niko bimeze. Niyo reka nkubwire, niyo waba ari wowe mugabo utari mu makosa, buriya
muri CV ye hagiyemo ko yashenye urugo bigiyemo kandi wa mugani nukuvuga ngo nuzajya azajya avuga aho kugira ngo avuge ngo ayiwe ngo yahemukiwe disi na wa mugore bashakanye azajya avuga ngo uriya mugabo uriya Platini ni divorce urugo rwaramunaniye yarashenye rwaramunaniye umugore yaramunaniye kandi reka nkubwire gakwa nukuvuga iki nukuvuga ngo ise umwana yaramaze kugaragara sibyo yaramaze kuboneka ntabwo ibibazo bikemurwa no gutandukana icyambere hari uburyo ibibazo bikemukamo ikibazo gikemuka giciye mu muryango iyo kinaniranye kijya mu buyobozi iyo kinaniranye kijya mu nkiko yego urimo urabyumva neza bana guhita tumenya mu itangazamakuru tukabimenya mbere Platini yicaje umuryango w'umugore umugore yicaje imiryango bari no muri Amerika bari no gufata imyanzuro bakavuga ngo noneho ubwo se umwana amenyekanye ese urankunda ndagukunda uranyizeza kutazanca inyuma tukagirana yewe na Olivier tukamuhamagara tukamubwira rero biragaragara ko umwana ari uwawe ndanabyemera yarabihishe ku bw'impamvu ze yewe Platini ubwo mbimenye nkaba ntari se w'umwana wowe ugiye kumenya umwana wawe kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma yego shuti yanjye ntabwo ibibazo reka nkubwire naho agiye abanyarwanda bajya bavuga ngo wanga uri guguna ukaza n'umirabunguri kireka gushaka nabireka akajya asambana hanze akabyara hanze akarera akabati kama mbaya kandi nabwo nasambana akabyara hanze tuzajya tuvuga ngo dore ya ndaya y'umugabo baba we icyo manzi urimo urabyumva ubwo nabwo nibikunanira bikanga gutyo bikakunanira muri ubwo buryo tuzatuvuga ngo do kirapfuye gipfuye gihagaze ni sebahungu nirunga kwe none ikindi reka ubwo twatukiri cya kabiri cyo kwizerana communication kwizerana wenda haracyabura kimwe ariko tukiri kuri iyo case ya Platini man kaga urumva Platini yari kwihanganira ko arera umwana utari uwe umugore atana nabimubwiye ariko aramurera ati kandi se umwana yabonetse nasumva bwidumbukiza akamubwira ngo fast buretse gakwa yagiye gupimisha atabwiye umugore Platini yarahize afite ibyo atunze naba no mu nzu geretse urabyumva nagira arayigabana n'umugore yaje asanga byaruzuye urimo urabyumva neza yabanza akareba icya kabiri niba yaramushatse amukunze hakaba habayeho icyo kibazo nibicare nk'umuryango warahimutse urimo urabyumva neza babifatira icyemezo babikorera inyandiko sibyo babikorera inyandiko avuga ati tugiye kubana nihongera kuvuka umwana utari uwanjye tuzafata ikindi cyemezo kuko bizaba bigaragara ko ari ingeso nukuvuga ngo rega gakwaya mu rugo habamo byinshi nutavuze burya suko mu rugo haba hatarimo ibibazo urimo urabyumva neza habamo ibibazo reka nkubwire nukuri kandi noneho bagiye bapimisha buri mwana uvuka muri izi ndabiza agahinda ka Platini n'iki kiganiro ashobora kukireba barananiwe gutwara imodoka bakiva hirya aramaze sibyo nukuvuga ngo ndabizi wajya guhamagara umwana wawe mukavugana wabuririya ukabura amahoro kumva urashaka kuvugana n'umwana wawe ndabizi se buri urukundo rwari rurimo umwana yo wabyaye ikibazo cyawe urimo uravuga cyane okay urumva kandi n'igihe watumiye ngo mvuge urumva naragiye kujya ntuza noneho ndabizi umugore waramuherekeje ajya kubyara ndabizi igise waramufashije umuguyaguya ndabizi umugore abika iryo banga buri kimwe cyose sibyo biraryana kwibuka ibyo byose mwacanyemo nk'umuntu nanjye ari igihe nabi ntago byantusha ku mutima sibyo byambabaza ku mutima byandya rwose ariko nyuma y'ibyo byose nakwicara nkatekereza gakwa urukundo rutwikira byose rubabarira byose rwihanganira byose wenda nta n'indwara rurimo niyo mpamvu tubonye ibi kuko rutari rurimo niyo mpamvu tubonye bishyira ku karubanda n'abantu batandukanye jya umenya ko hari umutari ufite urukundo niyo mpamvu bishyira ugize imana wowe nibura hari abifuza bakavuga bati nibura iyo aba yajyagamo ikanavamo
badafite urwo rubyaro babuze urwo rubyaro nibura usanze umugore wawe ndakubwiza ukuri reka nkubwire ashobora kurisika umugore we yatwawe n'iki ko Platini atari yabimubwiye yabyihoreye yagiye guhangana n'agahinda ke yatwawe n'iki ariko turavuga nk'abantu bari hanze reka twe kwirirwa tunajyaginga ibintu byinshi kuko ukuri nibo wakuzi sibyo ariko twebwe tujyaginze ibyasohotse nibyo twabonye jewe uruhande rwanjye rwawe urwo ngurwo atari uko ndefanda umugore ahubwo ugomba gufata inshingano nk'umugabo kagasoreba uracyari umujeni mari ejo umugore wawe wabyaye ukumva telefone y'umuntu ati nitwa Eric ndero umwana ubyaye su wawe kaga nta kubona wirukanka wakuyemo reka nkubwire gakwa reka nkubwize ukuri sibyo nakwicaza umugore nkamubaza nti sibyo abana bakwiye gukura amahitamo nabiri uremera ko abana bazakura bitirirwa ge cyangwa bazitirirwa uriya niba bazitirirwa ge n'igikuta turaramo cy'icyumba ntikizabimenye nkabarera nzi neza ko atari abanjye kandi ari abanjye kabisa ibyo banga n'umwana ntazarimenye nawe ubwe nibyo ndimo nkubwira rizabiryange ndakubwiye ngo n'igikuta umuhemukiye kuko ubumwimye kumenya amaraso umwana nyine agomba kumenya se nyirizina biological we waramureza ariko su none se kera ko umuntu yakuraga yashakaga ari ikiremba barumuna be bakuru bakamubyarira bakitirirwa intu kandi bigakurwa bazi n'abana bagakura bazi ko ari abuwo umusaza atabyara ari ikiremba akanyarwanda abavandimwe muvukana bakakubyarira abana bakakwita ntibagusuzuguye ye baba we n'abana ntibazanamenye ko ari aburiye niyo mpamvu abanyarwanda basa bose ubwo ndabimenye noneho rero Kagame waharashigaye cya gatatu wadubwiye imisingi ibiri communication kwizerana tubwiye cya gatatu tugane no ku bindi turagenda ducapurishamo kugira ngo ni cya gatatu twari tuvuze kwizerana communication kuganira communication kwizerana yego gatatu urukundo biravuga ngo bamwe bavuga ngo ntirukibaho rero nta ruhari nge ndahari kandi ndarufite kandi nkuzi umugore wanjye ubu kandi hano umuntu ukuzi tukaza kubona batikaga ngo ntiwamushatse ukurikiye wenda iki n'iki amafaranga n'ibiki ariko gakwa ubu se koko nawe uzi nacyo urukundo ruracyabaho urukundo rubaho gakwa reka nkubwiye iyo rudahari mureke kubana gushira niba rudahari mureke kubana reka nkubwire gakwa urukundo rubabarira amakosa kandi reka nkubwire nanjye ubwanjye mbere before I judge my partner I should first judge myself nuko ngomba kwijudginga jewe mu gihe mbanza kujudginga uriye mbese ko ndakariye mbese ko agize gutya na gutya hari n'igihe ushobora gukora ikintu nkanjye giye nkakora ikintu sibyo noneho bikamubabaza kandi igihe nagikoze ntazi ko gishobora kumubabaza urimo urabyumva ntana bikubwire oya kanabivuga nuko ngo mu gihe giyewe nabikoze nzi neza ko nta kibazo cyari kirimo ngomba mbere na mbere ngo icyo ngomba guhita nkora ngomba guhita mbisabira imbabazi ntitaye ko nabikoze ntiteguye ko biri bubabaze mugenzi wanjye kabiri ashobora gukora amakosa ntabibona ko ari wakoze amakosa nta gusaba imbabazi ntasaba imbabazi nkafatiye mbere nkamusaba imbabazi kandi ari we wakoze amakosa uzi icyo mbangamije mbangamije ko abanza agacururuka nyuma y'igihe runaka nyuma y'umunsi umwe ibiri yamaze gucururuka tukazabiteramo blague ukuri kugashirira mu biganiro kandi twabiganiriye ku rugo utanzeho imisingi itatu kandi myiza kandi rwose kwizerana n'urukundo kabisa ibyo bintu nibikunanira ntuzabwizanye ukuri igihari uzavuge ku rugo rwanze noneho ikindi nanone ku rugo kandi tuzanabasura man tuzagerageza tubasure na madamu wanjye yego ukuri yego noneho mbirega kwa Imana izabimfashemo ni ukuri pe ndabisaba Imana izabimfashemo gakwa hahandi bavuga ngo urukundo ntirukibaho hahandi bavuga ngo abantu
Ntako mwamenye gutura mukobwa ngo hari urugo ngo ingo z'iki gihe ngo ni ingo bi gusa ngo nkubwire nzubaka urugo rwiza habemo urukundo kandi ibibazo bitabuze mu rugo n'amakosa atabuze mu rugo kandi nukuri bya bindi byose bibiho none se kaga Imana izabimfashemo nibura nese uramukunda man niba bavuga ko bitakibaho nibura nzaba umwe muri iki kinyejana uramukunda kizahinyuza ibyo ngibyo bavuga ngo uramukunda nta kintu ugendeyeho nta kimwe nuru ku buryo aka kanya umwatsi akaza afite she's the one ukamwaka wenda akagira ku mubiri akagira ubusembwa agira reka ibyo wenda tubyo by'ubusembwa ntibizanabeho umugore wawe ibyo byanabaho urukundo ntirwagabanuka rujyahe urwara ufite mukibonana ahubwo ubu nibwo rumeze neza oh yes na nubu ariko nuko atakwemerera yanga kamera bitaraba naringinze kuko azambabariye nk'abasura numva niba rukiriho wese urukundo ufite nawe aracyarufite cyane rwose mwahuye gutakunda ariko uzi impamvu reka nkubwire gapfa mbere yuko umugura nkunda umuntu wajyaga mu mafilimi yakubona iki nabirira bivuga ngo mugabo kunda umugore wawe mugore gandukira umugabo wawe ariko ushaka gukunda we ntagukunde arangandukira singo ataganduka so abantu bose sibaganduka ariko gakwa reka nkubwire abagore bose baraganduka reka nkusomere ijambo ry'Imana twahita duhamagana wa mukobwa akaza akabitubwira abagore bose sibaganduka reka nkusomere ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana akoshaka ngari sibyo reka ndisome twigire no mu bindi byo muri filimi ba Nyambo ibyabaye niki uva kuri ziranzije muri Hagayi muri Petero wa mbere Petero wa mbere nyabuneka abantu rugo rwananiye abantu bawe iki kiganiro kizampamagaye ndese boss arampamagaye boss sizwe wabanza kamwitabaza ariko ndabona kopye arakopye ndaje ndamwitaba Petero wa kabiri igice cya kabiri ku bagore mbagabo mukunda abagore banyu bagore namwe mugandukire abagabo banyu sile oya ntabwo ari ibyo ntabwo ari ibyo ngo bana murakwana barimo barampamagara byanzonze ni Petero wa mbere ngira ngo reka turebe igice cya gatatu Petero ndashaka banyihanganiraho nitabeho gatoya allo nta kibazo allo bitabe nta kibazo rwose wikupa kamera yawe wikupa ni amasegonda make yagiye sibyo ni nacyo tugiye gusoreza ngiye kugira hanyuma dute dusoza uwo murongo nibo ukawumbwire mu mutwe haravuga ngo ni muri Petero wa mbere igice cya gatatu ku murongo wa mbere no wa kabiri haravuga ngo aravuga ngo ariko ntacyo tube tuganira ndabampareba kugira ngo basome neza cyane icyo nshaka nuko abantu bavuga ngo urugo ruzima ntirukibaho urukundo ntirukibaho bitewe n'amadepression ndafite bamwanze bagize iki ndagira ngo tubaprove ko urugo ruzima rukibaho n'urukundo rukibaho ikindi nanone bagendewe nk'uko umuntu igice cya gatatu Petero wa mbere igice cya gatatu turasoma umurongo wa mbere no wa kabiri haravuga ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo nubwo ari baba nta jambo bavuze babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha urimo urumvamo icyo kintu haravugwa abagore b'ubwenge bazi kuganduka yes nukuvuga ngo uzamubwa ngo ganduka man uzi icyo nashakaga kuvuga icyo nashaka gukuramo no kuvuga ngo iyo wereye umuntu imbuto nubwo yaba ari mubi gakwa bizabahindura bubwa nta kindi kintu ukoze utababwirije nta kindi kintu ukoze my dear friend gakwa nuko Yesu yabivugaga mu mvugo zisa nkaho zijimije abantu ntibabyumve umuntu nta gukubita rumwe uzahindura rwa kabiri kwari ugucira bugufi na cyagiye umuntu aguhagaze yego umuntu nta gukubita urushyihindutse nyine nta washyikira ibi ngibi urumva hari urwego rw'imitekere inzego z'imitekerereze ziba zigize zirarutanwa aro wabwira ibiga akavuga ati uwo n'umufezi bana uwo byaramuhiriye no muri comment bishaka kuzamo batum byaramuhiriye n'iyitubije
ariko ikintu gihari urumva Yego. ku rugo reka turekera aha kuko ibyo bababwiye ni imisingi itatu ni communication kuganira kwizerana hakazamo n'urukundo ibyo ni mubigira muzanyura mu rugendo rw'ubuzima rwanyu urugo rwanyu rube ruzima ejo tutazabona ngo mwongere mwasenye nk'ubu hari urutonde uretse Platini we wamenyekanye hari ibindi byamamare byinshi bizwi ko bimaze nk'imyaka 3 bitabana n'abagore kandi tuzi ko babana urumva ariko ikintu cyatuzindiye si icyo twazinduye n'ibintu kimwe bibiri cyangwa bitatu harimo icyo cy'urugo tugiye no kujya n'ikindi urabona barembe baragira cyane jipe unanditseho jipe hano turi ku itangazamakuru Kagame wakinnye filimi kuva kera ubu urakina okay mu gihe kiri kuri telefoni amasaha aragiye Rusimba arahari se yaje okay turaje rekansi ni minota mike ngiye kukurekura rwose wakinnye filimi kuva kera urakina mu indoto mu nzozi biveho aho ukina hose ariko ni mu ndoto sinema imazemo igihe nabanyagaye nimutangira nabandi kera ukiri na mutukunda ejo bundi tugize gutya ibihembo byatanzwe bagiha umukobwa witwa Inyambo Ariano wahe yataza rebye ubustari ko bago numuzi uramuzi niwe nyine benshi bari bamuzi namwe bakavuga ati kuki batagiye intare ingore bamamasava bamaze igihe bakina kuki ngo gihawe Nyambo wowe mu mboni yawe ivyo yawe sinkubwiye ngo kubera kibakimaye ko ntiwateguye irushanwa mu mboni yawe bira bintu wabibonye ntabwo yaragikwiye ntabwo yaragikwiye kubera hari mu byo nize harimo n'akantu ka filozofi hanyuma filozofi hari isomo twigaga rikwereka rigusaba mbere yo gutekereza icyo ubonye tekereza ko haba hari ikindi kiri inyuma y'ibyo ngibyo yo gutekereza iyi mikoro ko kujya bivuga harimo amabuye yego urakibona ni kamera nako ni mikro ni yiboro imeze gutya sibyo ariko se kugira ngo ivuge bihure nta mugozi ucometseho turimo turabyumva muri kamera n'abandi babyumva bakabyumva ni iki kibyiye so hari byanga bikunda hari ikintu kiba kiri inyuma yabyo n'urwo rwego giyewe nicyo gisubizo naguha reka nkubwire hari benshi hano bakoze pe hari abagore benshi hano bakoze bamazinazwi suko na watakozwe hari filime ye ihari izwi cyane nta niyo nzimana nta nimwe arakina aractinga nk'abandi sibyo nta n'imyaka 5 amazuri 5 yikize nta tanu ntayo Nyambo ntayo nta tanu rwose ushobora gusanga biravugwa ko mu bajudges harimo sheriwe wa judges muri The Choice Live ko harimo sheriwe muri yo kuri muri ibyo bintu harimo sheriwe ndagiye kandi nuko nsoje ikiganiro urabeho urashaka wikishaka kwa barimo barampamagara zagaruka bani mbere yo kugenda ikibazo kimwe nshobora kukubaza kuri ibyo bya filimi urumva ubundi harimo imbaraga inyuma harimo imbaraga muri iyo kuru harimo imbaraga zabiteye haza urabizi ko bahavu n'ubu imodoka yatarayibona bahavu uriya wese yashaka no kumuvugaho uriya muturage shaka koza akantu kabisa keza kabi byatari kubera iki aho niho ngiye no gusoreza dufunga kamera baratora zibura umwe ngo amatora ahagarare afata amafaranga ahita yarundumuriramo rimwe ubugegera bubi cyane nanjye no mpamvu kaga warangoye kugira ngo ubone nagusanze ku mujyi wa Kigali aho ukorera oyagenda
uyu muvandimwe wabikubwira nari mbizi ko ari wowe ufite ukuri man ibi byose bavuga ngo yanze gufata imodoka ngo harimo kata man iriya modoka jewe nukuri ku Imana reka nkubwire bambabarire babyumva iriya modoka yari yabamenya iriya modoka yari yabamenya kubera ko mana abantu mwabikurikiranaga amajwi aho yari ameze bamenye ngo yari yamutari yari hejuru kure biriya bintu nta bukristo burimo none nk'umuntu maze igihe muri movie mu sinema nyarwanda bakora iki kugira ngo bamenye ndagukomeje komera uri umugabo warahombye ubyimenyere agahinda kawe gaturuburi ruryame nta n'umugore ugira uzarongore nutarongora uzabyihorera tora agatsindwa uraho gusigaragura ako shabame warongoye ugatsindwa wabereye murangase ko abaranga baba bakeneye azanyegere nanjye ndi umugabo ndubatse noneho wowe nk'umuntu uba muri sinema conclusion ni yihe watanga kuri biriya ibintu by'ama awards babireke nkuko muri gospel tumaze igihe tutabibona cyangwa se nkaha mukwa nk'umujyi wa Kigali uvuga ati nitwe tuzatwitangira ama awards bive mu bantu umuntu kuvuga ngo ndi umunyamakuru maze gerekana hano turimo turaganira nka manzi ariko ntabwo turimo tuganira ntabwo nk'umukozi w'umujyi tagana nka manzi ukina filimi umujyi twawuretse ubishinzwe n'ibiki yego gahunda nziza n'ibindi nanjye namenya nabivuga nta kibazo kirimo ariko uyu mwanya turimo turaganira nka manzi sibyo yego nuko bimeze nuko bihagaze icyo navuga cyo ni kimwe ibintu bijya mu mucyo niyo mpamvu bizahoramo induru bigahoramo ibibazo bigahoramo gakwa urabeho kaga abantu bazakiranuka nibadakiranuka bazabyihorere sawa rero reka tubekeze